Haleluya, Yesu ashimwe. Ndabaramukije, amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya mwiza ngo turebere hamwe ibice twasomye, tureberemo imirongo yadufashije. Uyu munsi twasomye mu buhanuzi bwa Yeremiya igice cya 23 na 24, dusoma n'igitabo cy'abami ba kabiri igice cya 25. Twasomye kandi n'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 19. Imana iduhana umugisha. Muri igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yeremiya twabonye ukuntu Yeremiya yagiye ahanurira ubwoko bw'Imana, abubwira ukuntu buzajyanwa mu gihugu cy'ubunyage, ukuntu Imana izahana abungeri. Mbese Imana yagiye ibaburira ariko ntibumve imiburo yayo, bituma ibi bintu Yeremiya yahanuye bibasohoraho. Imana itugirire neza. Nk'uko twabibonye mu gitabo cy'abami ba kabiri, twabonye ukuntu Imana yabahanye mu maboko y'umwami w'i Babuloni, ngo araza gutumurwa, abatwara ari imbohe, abajyanaho iminyago, abasigaye asiga ngo abantu b'abatindi bazajya basigara bakorera imizabibu. Imana iturengere cyane. Mu by'ukuri iyo Imana iburiye abantu bayo, iyo ihagurukije umuhanuzi kugira ngo aburire ab'ubwoko bwayo, aburire ab'Imana imubwiye, biba byiza iyo abantu bitaye ku miburo y'Imana kugira ngo batagirwaho n'ingaruka. Imana itugirire neza. Iyo Imana ituburiye, iba ishaka ko dukira, iba ishaka kudukiza, ibigira ngo twigarure, tureke ibyo twari turimo, tugendere mu murongo Imana ishaka. Mureke twige kumvira Imana. Niwumva n'ijambo ry'Imana rikuburira, jya wihuta kurishyira mu bikorwa kugira ngo wumvire Imana mu byo igushakaho. Bizakurinda, bizatuma utagerwaho n'ingaruka. Imana iturengere cyane. Mu buhanuzi bwa Yeremiya mu gice cya 23 twasomye amagambo ku murongo wa mbere avuga ngo, Uwiteka aravuga ngo, abungeri barimbura kandi bagatatanya intama zo mu rwuri rwanjye bazabona ishyano. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga igaya abungeri baragira ubwoko bwanjye kiti, mwatatanije umukumbi w'abantu banjye, murabirukana kandi ntimwabasuraga. Dore ngiye kubitura ibibi by'ibyo mwakoze, niko Uwiteka avuga. Imana itugirire neza. Ubu buhanuzi buragaya abungeri, kuko hari abungeri barimbura bagatatanya intama zo mu rwuri rw'Uwiteka. Hano twibukiranye yuko iyo bavuze abungeri, ni abantu bose babaga bafite uruhare mu buyobozi bw'ubwoko bw'Imana. Ni abatambyi, ni abahanuzi, ni abayobozi bo mu rwego rw'ubuyobozi bw'igihugu. Abo bantu bose iyo bagomeraga Imana, batumaga n'abaturage bayoboye n'umukumbi bayoboye nawe umera nk'uko nguko, bikababaza Imana ntibinezeze. Ariko Imana ishimwe ko nubwo biba bimeze gutyo, isigaza umwanya w'ibambe n'imbabazi. Nk'uko tubisoma mu murongo wa 3 n'uwa 4 haranditse ngo, kandi nzakoranya abasigaye b'umukumbi wanjye, bakure mu bihugu byose aho nabatatanirije. Nzabagarura mu biraro byabo, bazabyara bororoke, kandi nzabaha abungeri bo kubaragira. Ntibazongera gutinya cyangwa guhagarika umutima ukundi, kandi ntawe uzazimira muri bo, niko Uwiteka avuga. Imana idufashe cyane. No mu gice cya 24 Imana yatanze amagambo y'ibyiringiro. Ku murongo wa 5 handitse ngo, wa 5 w'igice cya 24 cya Yeremiya, uku niko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga ngo, uko menya izo mbuto nziza, niko nzamenya imbohe z'Ubuyuda, izo nakuye aha nkazijyana mu gihugu cy'Abakaludaya, kugira ngo nzigirire neza. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Imana igira ibambe n'imbabazi. Nubwo biba bimeze gutyo, ariko isigazo aho hantu ho kuzagaruka ku bwoko bwayo, ikabugirira neza, ikabugirira ibambe, ikabagaruraho ineza yayo. Imana ishimwe. Ni Imana y'ibambe, ni Imana y'imbabazi. Ku murongo wa 5 w'igice cya 23 cya Yeremiya nanone haranditse ngo, dore iminsi izaza ubwo nzumbura Dawidi ishami rikiranuka, azima ab'umwami kandi akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu,
niko Uwiteka avuga. Umurongo wa 6 ni nawo murongo twazirikanye none uravuga ngo mu gihe cya Yuda azakizwa kandi Isiraheli izibera amahoro. Mu gihe cya Yuda azakizwa kandi Isiraheli izibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami rizitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Imana ishimwe cyane. Aya ni amagambo avuga Mesiya, avuga Kristo. Aravuze ngo mu minsi izaza ubwo nzumbura Dawidi ishami rikiranuka, mu rubyaro rwa Dawidi hazavamo ishami rikiranuka, kandi hazaza ari umwami akorana ubwenge, azasohoza imanza zitabera no gukiranuka mu gihugu. Uyu ni Yesu wavugwaga. Hanyuma ku murongo wa 6 haravuze ngo mu gihe cye Yuda azakizwa kandi Isiraheli azibera amahoro. Iri ni ryo zina rya shami azitwa gukiranuka kwacu. Imana ishimwe. Twibukiranye ko abantu bizeye Yesu bahinduka gukiranuka kw'Imana muri Kristo. Imana ishimwe. Biratangaje. Iri ni isezerano ridakwirwa mu bwenge bw'umuntu. Ukuntu umuntu mubi, umuntu w'umunyabyaha, umuntu w'ubugome, umuntu w'amafuti menshi ahinduka gukiranuka kw'Imana. Nta handi bikorekera, ni muri Kristo Yesu. Haleluya. Niho honyine duhinduka abakiranutsi, iyo tumwemereye akadutiza gukiranuka kwe, kuko yikoreye ibyaha byacu kugira ngo tube beza. Yemeye gupfa urupfu rubi rwo ku musaraba, nk'uko twabibonye mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 19 twasomye. Twabonye ko yabambwe, nta cyaha afite. Pilato nta cyaha yamubonyeho, ariko arabambwa kugira ngo jye nawe tube abakiranutsi, duhinduke gukiranuka kw'Imana muri we. Imana ishimwe. Nta handi bikorerwa, ni muri Kristo Yesu. Niba utarizera Yesu, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, uyu munsi ufata icyemezo cyo kumwizera, kuko nicyo cyemezo kiruta ibindi mu byemezo byose wafata ukiri mu isi. Icyemezo cyo kwizera Umukiza, ugahinduka gukiranuka kw'Imana muri Kristo. Imana ishimwe. Bikorwa mu kwizera, ukemera kwizera Yesu agahinduka umwami n'umukiza wawe, ukakira ubwo buntu twagiriwe muri Kristo. Imana igushoboze kandi ikuyobore mu izina rya Yesu. Amen.